Shalom shalom. Boko bw'Imana ndabashuje muri iki gitondo. Uwiteka nabaho umugisha. Jewe ndi Pasteur Pierre Rwubahuka, nkaba ndi mu itorero SAIC Ministries. Ndifuza ko twaganira muri iki gitondo. Ndifuza ko twaganira muri iki gitondo ijambo ry'Imana ridufashe, ijambo ry'Imana ritwungura muri iki gitondo. Amen. Umutwe w'ijambo ry'Imana uravuga ngo Imana igukoreshe. Amen. Emera Imana igukoreshe. Imana ndi gukoresha izi mpamvu. Imana igiye gukoresha izi mpamvu, igiye gukoresha mwene data. Amen. Nukuvuga ngo iyo guhamagaye uravuga uti ndi hano nkoresha. Ariko ishobora gukoresha ibona kuri mu ntege nkeya, Imana ikakuzamura, ikakuvana mu ntege nkeya zawe, ikagushyira mu rundi rwego utakekaga. Amen. Kuko byose ni ibyayo, twaremewe turabi Imana. Imana ifite uburenganzira bwo gukoresha, ikagukoresha icyo ishaka mu gihe gikwiye. Amen. Kandi ahantu nyaho ku bantu bakwiriye. Amen. Muri iki gitondo rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, uko baza kubabwira ngo Emera Imana ibakoreshe. Mwemera Imana ibakoreshe. Reka turebe muri Yoweli umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 1. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, umutwe w'amagambo avuga ngo Uhoraho azasuka umwuka we ku bantu bose. Amen. Boko bw'Imana ryambabwire ngo Imana irashobora, ivuze ngo Uhoraho azasuka umwuka we ku bantu bose. Umwuka w'Imana ugiye kubanyagira, umwuka w'Imana ugiye kubasukwaho mu izina rya Yesu Kristo. Niwemera ariko ukavuga ukwizera ko Imana ishobora kugukoresha, ni ukuvuga ngo uwo mwuka w'Imana uzakugeraho nawe sans exception. Amen. Reka tuhasome ku murongo wa 1. Uhoraho aravuga ati, hanyuma y'ibyo azasuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ijambo ry'Imana rigakomeza rikavuga ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura. Amen. Abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Reka dukomeze twumve ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi abasaza bo muri mwe bazabonekerwa mu nzozi, abasore banyu nabo bazagira iyerekwa. Uwiteka agiye kugukoresha ku buryo budasanzwe. Amen. Uwiteka agiye kugukoresha ku buryo exceptionnel, ku buryo extraordinaire. Ni ukuvuga ngo igihe Uwiteka nagusura, uzamenye ko hari impinduka izahinduka ku mubiri wawe, hari impinduka izahinduka ku mutima wawe, hari ikintu kigiye guhinduka mu buzima bwawe kubera ko Uwiteka agiye kugukoresha. Yesu agumugisha aho uri kumva rino jambo. Amen. Ngo abasaza n'abakecuru bazahanura, abakobwa banyu bazahanura. Amen. Ngo abasaza n'abakecuru bazabonekerwa. Uwiteka agiye kukubonekera, Uwiteka agiye kugusiga amavuta, Uwiteka agiye kugukura muri bimwe wari urimo, agushyire hahandi ku buryo wumva uri muri presence yiwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ngo icyo gihe nzasuka umwuka wanjye ku bagaragu no kubaja, nzerekana ibitangaza mu ijuru no mu isi. Hazaboneka amaraso n'umuriro n'umwotsi ututumba, izuba rizijima. Ukwezi kuzana amaraso, ukwezi kuzasa n'amaraso, umunsi Uhoraho uzaba utaragera. Wa munsi ukomeye kandi uteye ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wese azatambikira Uhoraho, umuntu wese uzatakambira Uhoraho azakizwa. Koko nkuko Uhoraho yabivuze, hazagira abasigara ku musozi wa Siyoni n'abandi muri Yerusalemu. Abo Uhoraho azatoranya
bazarokoka. Yesu abamere umugisha muri iki gitondo. Uwiteka ijambo ry'Imana rivuga ngo abo Uwiteka azakoraho bazarokoka. Ese uri muri abo bantu bazarokoka Uwiteka agiye gusura? Uwiteka arimo aragushaka. Uwiteka arashaka kugira ngo uve muri iryo curaburindi. Niba wari waraguye ntugisenga, Uwiteka ashaka kugusukaho umwuka we. Mwuka ugiye kugusura. Yambabwiye ngo iyo Uwiteka agiye guheza gira, ntago areba ubutoni bw'umuntu, arasezagira, ariko ukamenya imbaraga z'Uwiteka, ukamenya n'uburyo ugenda mu murongo w'Uwiteka. Amen. Nisa shimwe cyane. Ngo kuri uwo munsi uzaba uteye ubwoba, ariko yambwiye ngo wigire ubwoba. Kubiteguye ntabwo agomba kugira ubwoba. Iyo ugiye gukora ikizami utize ugira ubwoba ukavuga ngo uratsindwa, ariko iyo wize uhora wiga ukumva umeze neza, ntabwo bufite urabwita iki kizami ndagitikura. Uwiteka azagusuka amavuta. Uwiteka agiye kugusukaho umwuka wera. Umwuka wera ugiye kukumanukiraho, maze ngo utangire ngo abakobwa n'abahungu batangire bahanure. Meme n'abasaza uzaba wavugishwa, uzahanura. Agiye kubitangaza kuri wowe. Igitangaza kigiye kuba kuri wowe, ucyemere kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Yesu akomera mu gishamo cy'itondo. Amen. Ariko ibyo byose birasaba kugira ngo wihane. Birasaba kugira ngo ujye wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo ubashe gusurwa n'uwo mwuka w'Imana. Amen. Nubwo Uwiteka avuga ngo abantu bose azabasukaho umwuka, ariko uburyo azabasukaho umwuka kubabi n'abeza, ariko harimo muri abo babi n'abeza, harimo abantu bazahanura, harimo abantu bazavuga ubutumwa, harimo abakozi b'Imana. Muri abo bantu bagiye gusukaho umwuka, imbaraga z'umwuka zigiye kubageraho. Ndagusabiye muri iki gitondo kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zikugereho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, ese uriteguye? Emera Uwiteka Igukoreshe. Niryo jambo rya mu gitondo rya ngo mbabwire. Emera Uwiteka, emera imbaraga z'Uwiteka zigukoreshe. Emera kwakira imbaraga z'Uwiteka. Nimwakira imbaraga z'Uwiteka muri iki gitondo. Uwiteka bampere umugisha kandi mugubwe neza. Mureke dusenge. Databuja turagushima muri iki gitondo, turagushima kuri Imana ikomeye, turagushima kuko utwemereye ko ugiye kudusukaho umwuka wawe, kugira ngo abakobwa n'abahungu bahanure mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro ni icyawe nyagwara kongoma. Turakiriye iyo promesse mu izina rya Yesu Kristo. Tuyikiza mu maboko yawe, urinde buri wese, urinde umuntu wese ukugana, urinde umuntu wese ushaka ugufitiye inyota mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro ni icyawe nyagwara kongoma. Urakoze kuba wabanye natwe, kandi uduhe kuganza no kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro ni cyawe. Amen. Shalom, shalom, shalom. Mugubwe neza bwoko bw'Imana. Turanzira gusubira Imana nibishaka, kandi ntimugire ubwoba. Uwiteka ari kumwe namwe. Niyo promesse mpawe muri iki gitondo ngo mbabwire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.